uratabana impyisi huma amaguru mu kazi cyangwa se ufata agahuma ku bushake bw'Imana iminsi iricuma ubutahe buza kujuma superstar inkovu z'imiringa mu bisikana imihanda ari kwihiringa kimwe n'inda igarutse imihanda iri kubihanga uburanga burashira hagasigara umwanda muratwika ibidashya kuri Rocky yanga n'ikivera nta hiti idashira nkuko nta ndwara idakira nako iyo ndwara irikiza kuri Rocky yanga n'ikivera. Heroine natangiye kwikoresha 2011. Kanangira ngusuze cyane nkwifuriza ibihe byiza ndetse nkwifurize gukomeza kugubwa neza kuri uyu munsi. Ahanga ni kuri Iris TV ni Blazing ibisanzwe iteka ryose. Ahanga rero ndi kumwe n'umwe mu bagabo navuga ko nubundi musanzwe mumumenyereye kuri screen zanyu cyangwa se ni ukoresha laptop yaba ari laptop nyine ukoresha YouTube ndetse ukoresha telefone nawe aba afite uburyo bibonamo. Yitwa Pilato, ni umugabo ukora hip hop nyarwanda ndetse yaramaze iminsi yarabuze tujye kuganira kuri byinshi kuri we. Pilato umeze neza? Yeah, ndashimira Imana Blaze. Nanashimira Iris TV kubw'ubutumire bwanyu. Iby'agaciro cyane meze neza ndashimira Imana nta kibazo. Pilato wamba akagofero keza uyu munsi nkusanze wiyambariye neza kabisa. Akagofero kanditseho ngo iki? Here since day one. Bivuga ngo muri game. Yego. Twari turi muri game guhera ku munsi wa mbere. Yego. Nta gishya muri twebwe make muri make nta gishya kuri twebwe. Pilato yo day one since day one biba bishatse kuvuga ko nyine usanzwe muri no game nyine kuva kera. Yeah, muri no game wayitangiye ryari ubundi? Ino game nayitangiye 2009. 2009. Yeah. Umazemo imyaka ingahe ubu? Ubu ngubu bibaye 12 gutyo. Je pense ko ari 12. 13 ahubwo 13 yemen. Uri Pilato, urugendo rwawe muri hip hop byagenze gute nyine kugira ngo 2009 ubutangiye game? Muri make urebye nibwo impano nyine yari iradushyushya amaraso tubwira ati gira rwose ikibuga ubikurikirane chapuri. None icyo gihe urabizi na hip hop yari igezweho icyo gihe nibwo n'iminsi imperuka z'aba bulldog zezimo zirakora ibintu za kwicuma. Ibintu nyine biryoshye hip hop nyine ubona nyine ifite swaga na comportement zacu nyine zidukonsera gukora iyo njyana. Yeah. Buriya bulldog wari umuzi icyo gihe 2009? Nari muzi ariko nyine byari bitaramera neza kishakisha ari abashuti nyine dukubitana mu studio kuko urumva njye nagiyemo aribwo yari hit ya mbere muri icyo gihe nyine ndakeka tu natavuga ngo yari itari star fresh. Mukajya muhura mu studio kenshi na kenshi ugasanga nyine wigeze ugira saga collabo ukorana na cyangwa indirimbo uhuriramo na ba bulldog cyangwa se n'abara batavuga n'ubundi? Izagiye zibaho nyinshi ntago zigeze zisohoka. Ariko mfite indirimbo na ba Rikiriki na ba Dr Claude abandi barenze ababo n'abajama nyine tu nisa nyinshi tudupanga n'ibintu bya danger. Ariko tu ebana hari n'abandi babarenze tu twagendaga dukorana muri icyo gihe. 2009 bawinjiye mu gakino rero hari ibintu byuhura nabyo ukibuka uvuga uti narariraye kabisa cyangwa se nahuye na challenge runaka. Ibintu wibuka byagiye bikugonguka navuga atari ko no muziki ubundi wawureka nkaho harira bari abantu bawushoboye? Ntabwo nayikureka kuko nari mbikunze ariko byinshi ama challenge yagiye abaho mu buzima bwanjye muri kariyeri. Wenda muri ibyo bintu nsabye mu byo ntakwibagirwa ndibuka umunsi Media ari kuronshinga album ye. Noneho twe twageze muri studio twe twanaraye kuri studio ubwo bwari umunsi wa kabiri. Arabyuka mu gitondo araza nka saa nasanga twe dufite appointment na Rikiriki turi muri studio. Icyo gihe afite album yagiye gusohora niba yitaga amahirwe ya nyuma cyane amaso sinzi ni Media mamboro yiwe. Ariko muri studio hari hem indirimbo yiwe na riringa bitaga ngo nimba umugabo. Rikiriki ni bose ni baririzo. Arimo aramuhamagara amubwira ati ariko se mani woza umugabo ryari none ajemo ikintu nyine mubivugiye ajemo Rikiriki yaradusohoye noneho bajya kuri boro ya Media irangira nka saa 4 za nijoro tipe ducaho abana tubwira ati ijoro ryiza ebana ibaze nawe nyine korera umuntu yari ahagaze. Icyo gihe abakatira ebana tubwira ati twebwe nejo nibwo tuzakora imbere cyane muba murataye. Iyo ndirimbo yaje gusohoka se? Yaje gusohoka isohoka bituvunnye ariko urabizi Rikiriki yagwaga gahunda no munsi mukazabana na nyuma y'ukwezi ariko nyine warabyihanganiraga bitewe n'urukundo twari dufite game.
ubinyuramo kabisa uremera urakomeza game uracyayirukana n'ubu sha nta nubwo tuzahagarara bro nta nubwo uzahagarika ntabwo tuzahagarara uravuze uti nta nubwo tuzahagarara bita bintera amatsiko ejo bundi nabonye Pifla ya signinze contract mu bantu bita homies the homies bari abantu wowe kuki utakoranye Pilato ariko kontra ya Pifla kunivugamo hariya ntabwo yasinye nka Pifla yasinyemo nka Koyatimana igiye muri the homies ni ibintu na P mushimira tuni rebo yanze kugenda wenyine asinyishamo ndi rebo igihe P nyine uzabona tumeze neza kuko njye urabizi narindi bize ndimo ndakurikirana ikibazo cy'ubuzima bwanjye ariko nabona ko nyine ari ngombwa tu natwe tugomba kwinjira muri game tu nabona ko ari ngombwa azaguhamagara nka Pilato mukore iyo urebye neza ubona Koyatimana ariko nubundi ndibuka ko nigeze kukuganiriza mu kiganiro wowe na P icyo gihe mwari mwese Koyatimana ubu urakeka hari abantu yari yasayiningamo harimo umusisite umwe tubita Bobo niwe wenyine urimo ariko nakeka ko nyine ubwo nyine niko atarategura n'amakontra y'amaniga ngo cyangwa ngo ubone ngo iniga ngo nayitekereje cyane ngo bikurikirane ariko ndakeka ko ntari bito ntari ubona ari iki cyatumye P abanza gusayininga umukobwa mbere y'abatipe mwarijyanye imihanda yose mwarasaze baragahita hera ku mubebi urumva hatarimo ikintu cyo gukunda umwana cyane kurenza Pilato w'umujama ntabwo ari P wenyine njya numva no muri terime z'abantu bakunda kuvuga ngo ready first urasanga nyine yaragendeye kuri izo game agashyira umugore imbere ariko mu izina rye avuga ko power first ready after ariko nyine byaguye iriye somo bro ko batari wasayininze mbere mwarahoranaga ngira ngo hari igihe muri guma mu rugo ya 2020 twabonanyemo muri kumwe we na P mumeze neza kabisa mufunze bwuma papa bwuma kabisa njye nta kintu cya dande byanyeretse kuko nawe ndabizi ko aziko nanjye ndi umuhungu mubi papa mbwirira ariko P ho gatoya murarataba impyisi huma amaguru mu kazi cyangwa se ufata agahuma ku bushake bw'Imana iminsi iricuma ubutahe buza kujuma superstar irata inkovu z'imiringa mu bisikana imihanda ari kwihiringa kimwe n'inda igarutse imihanda iri kubihanga uburanga burashira hagasigara umwanda muratwika ibidashya kuri Rocky yanga n'ikivera nta hiti idashira nkuko nta ndwara idakira nako iyo ndwara irikiza uti kuri Rocky kuri yanga Rocky ni kivunga kuri Rocky yanga n'ikivera bivuga iki Iwa maputu utuma kuri boutique kuzana sigara cyangwa kugufura style nje nyine nafashe imisobanuro yawe y'abatipe mbona nyine yanga n'abandi bantu bamushamikiyeho bo bari ukwiyamira nko muri movie ariko Jamaza na challenge yavugiye amajambo ku majambo nje nakurikirana ka movie ke kamwe tu mbona yuko afite creativity numva n'amasirenge y'amatambara niyo mpamvu nahise mvuga ati kuri Rocky yanga n'ikivera kandi yanga ahantu abona ibiganiro byanjye abyihanganire Charlotte kuri Petit Frère sanga twe tunari kumwe ndagusuhuza kabisa nabyo nari ndi kwibaza impamvu wahisemo nyine gukoresha Rocky kuki utahisemo gukoresha Junior kandi ariwe nawe uri muri game ni Petit Frère wa yanga n'ubundi bose nyine nakubwiye mba numva biyamira Jama akazana challenge yo kuvuga ijambo akashyiramo n'amatekinike akaza amaslang akaza agafata nyine nabonye ari ibintu bya danger ari creative tu ari creativity bakubitamo uramutipe rero yanga muraziranye muraziranye mujya muvugana ntabwo tuvugana cyane bitewe n'ukuntu yagiye mu bintu by'iyobokamana ariko turaziranye ntabwo yaba mbonye bwa mbere cyangwa mubonye bwa mbere turaziranye bro rero nje ni no mpamvu natagiye nkubwira ngo wari warabuze nagiye nkurikirana ibiganiro byawe bimwe na bimwe bituma nanjye mba interested mu kugutumira wagize igihe cyo kuba busy muri drugs iyo urebye neza bro byatangiye ryari kugira ngo kuko ngira ngo abantu babirebye benshi byatangiye ryari kugira ngo utangire gukoresha iriya heroin natangiye kwikoresha 2011 mpera 2011 ariko uburyo nayikoreshaga ntabwo yari kuri level nk'iyo ngewe njya kwaka ubufasha bwo kunjyana mu bitaro nari ngezeho yego biva 2011 mbikoresha nyine bigera 2020 ubwo nemeye icyaha
naka support nyine njya gukurikirana ubuzima bwanjye Yego. mu bitaro byabigenewe. ubutabaye ubuzima bro byagenze gute urumva hari nk'ubu nshobora kuba tuvuge ngewe ngiye mu kigare runaka nkaba natangira kunywa kamitsingi kamwe cyangwa se agaprimus biterwa n'ibyunywa ugasanga nyuma y'imyaka 5 nkuko babivugaga levi razamutse baye ndende tsigaye nk'ikaziye ngenyine cyangwa ikese ndi ngenyine wowe ni wewe wabyikuzaniye ni wewe wayisogongeye bwa mbere cyangwa ni kigare cyabiteye wenda ntagiye kuvuga details kuko abantu bakurikirana ibiganiro byanjye barayibonye ndaza nkubwira ngo umutwe mubi urushya amaguru kandi irya mukuru riratinda ntirihera nakoze ubucuruzi butunguka ngurana amatitabi na kinyendya mbihagiramo sindi mushya mu bapfumbazi by'ikuzimu ingona zirya bamwe abandi bambuka uwanze inama muha ndamushuka akarwishigishira akarusoma akarwiroringira akarucoma urashaka mvuga iki ibyipaki ifege na fayiro cyangwa inshinge nkisanga muri rehab isange ibyo byose nabikuye mu buzima bwanjye G. iyo ni verse iri mu ndirimbo yawe muri no drugs ngo nkamene iminana nyishyire kutaka ntite ku by'abajunk natake va ku kiko na buje urwembe n'ikarumba terekere hafi aha kode ni munsi y'ipoto ubitoro uhite wiruka ukibyibuka nyaruka wagotwa zikakudoda twangiritse turi bato tubinyweshwa n'isi ku gahato birahagije nimba ari kuri abatera imbere muzabyihorere twishimaga by'akanya gato uhubuka wihuse ukababara witonze ubikora wishimye ukabireka wivuje nazo zikuriye byinshi utarabona niga wagenda gake cyebukureba iyo uturuka vigi paritse hudi wanyu mu rugo bari gucakaza ibinini ganja na mugo barashaka wowe dira nabo mu bisangira kuvuga no gutaruka waturoze ntiyakarabye nawe se uravi wawa ukaza nta guhaba abadaheranwa nyabaki ko bahindutse ababicuranwa intore zinduke semu ubwato ziri kubucana wiba umukoroni byina takitaki nk'umujanku uvuye mu mataki graduation ya corona dutera ubupfukamunwa hejuru afandata amaboko hejuru ikizibiti ni igiti kwa kabuga hatinya hari umuti. iyo verse wanditse ryari ni ibintu nakoze ndi muri rehab. uri muri rehab harya buri wamaze igihe kingana gute Pilato? namaze amezi 4-5 ariko waje byaraciyemo fresh shana urabibona nta kibazo mfite bro. Nta kibazo ujye ubona sasa ku rubyiruko hari inama ugomba guha urubyiruko urubyiruko rukibikoresha rero urubyiruko rukibikoresha icyo nzi cyo nge urugero rwiza nge nshaka kubaha nuko ngiye ngomba kuba bandebereho simvuga amagambo menshi ahubwo ngiye nkora ibikorwa byinshi byerekana koko bishoboka ko umuntu yakira kandi mbwira n'ababyeyi bamenye yuko kuba addicted ni uburwayi si bafata umwana ngo bavuge ngo ni ikirara ngo ukuntu wigize abamenye ko ari uburwayi umuntu ari nk'indwara zose bamwihanganire kandi hari n'ibitaro bivura abo bantu ariko cyane cyane ku muntu ubikoresha mugira inama si bazakujyana kwa muganga ari bo babitekereje wowe uzabanze utekereze ko ushaka gukira ubone kugira ngo ujye kwa muganga reka gutwika amafaranga y'ababyeyi tu. Pilato noneho rero ni byiza ku butumwa ariko hari n'igitekerezo naringize ujye utekereza ko numara kugira ubushobozi hip hop yawe imaze kunguka uzazana n'ibintu bimeze nk'izo rehab ukaba wakunganira urubyiruko rugenzi rwabo. Bro urakoze n'abantu nyine wenda bagira igitekerezo kimeze nk'icyawe bakuru iyo nzira nanjye niyo ndimo ndarwana ngiye mu byifuzo byanjye numva ko nanjye nzubaka rehab kubera ko hari ahantu hangaruriye ubuzima nari nabubuze numva ko nanjye nzagira uruhare mu bantu kuba nanjye hari itafari nashyiraho kuri ibi bintu sibye n'ubu ngubu ndapanga no kuzakora na channel ikazajya icaho ibintu bya drug abantu babiretse ababikoresha tukaganira tukagenda step by step tukerekana ukuntu umuntu agura ibyo kintu akakigura ukagura n'umuntu utazi bakaguterekera ahantu kuri phone ukajya kubishaka izo nzira tuzerekane twerekana ukuntu umuntu yivura ukuntu umuntu ateka umuzigo byose tubyigisha abantu babimenye bisobanukirwe umenye n'ukuntu umuntu yahindutse mu burebe bivuga ati umuntu yahindutse koko ushaka kuba muri shit ndabitekereza. Pilato uyu munsi rero wagarutse muri game ufite igihangano gishyashya navuga ko ari n'indirimbo imwe numvise numvamo ibintu bidasanzwe uvugamo amazina menshi atandukanye indirimbo yawe wayise gute? bavuga ngo volume niyo bayita volume niyo ni indirimbo kuko showbiz bizariyo imbuze
ni ukugira amenye ko bad boy nagarutse subize kabisa na brag volume niyo iyo idea wayivanye bro kugira ngo indirimbo yite volume niyo nyine urabona muri no minsi turimo urabona akavume kari mu gakeya saa moya umujana utamusakuriza nanjye nacuranze umuziki nyine tudasakuriza abantu mbabaze se volume niyo cyane mo ndabangama ari ahantu utangira ngira ngo arya ni utangirira ariko harimo ahantu uvugamo The Ben hari ahantu uvugamo Jay Polly ngo iminsi 30 ni muri umuna wa Burundu niba ari wa mageragera ibintu nk'ibyo gerageza umpe verse maka verse kamwe numve nushaka kurahitamo hagati ya kabiri cyangwa iya mbere none iyi ngoma ntabwo nari naya-uploadinga mbona tiyure oya ariko ura-uploadinga mu kanya ubu tugiye kubikora ahubwo reka duhite tubikora nona weza tuyiplayingire kuri mic ntabwo nayisubiramo tuyiplayinge nona umusore wanjye reka mfashe akumpere noneho ubumvishe biraza kuba byiza cyane kugira ngo twumve koko niba iyo ndirimbo abanyarwanda ukuntu bari bwakire ikintu cyawe gishyashya cyangwa se hit yawe nshyashya nka Pilato harimo ibintu biteye ubwoba muri iyo ndirimbo gusa ikintu namaze kumva ahubwo wenda abakunzi ba Pilato muze kuduha comments mutubwire ese koko muri kumva umuziki umeze ute muri iyi minsi ubwagarutse se iyi game arashobora koko murumva kiri we ubundi kuko hari abantu bari bazi ko ubundi ntago bamenyaga pingo ninde Pilato ninde bose bumvaga nyine ahubwo nawe ameze nka Pifla kuko baririmbanye ni wapfa no kumenya uwo ari inyuma volume niyo G bro ino ndirimbo inspiration yaje gutese niyo Bosco asiga asabaniraho yongere ariko nta ikintu cya danger mu bantu babyumvishe urumva nyine niyo Bosco ngo asiga bamunywesha inzoga nyinshi bakamurongoresha abana benshi ariko nyine naramurabuye biriya abana biyoga bamunywesha n'abana bamurongoresha biramusaza cyangwa se apanshike bihaniremo ngasiga asabaniraho yasigaye ngo arongorera aho ngaho ngo bya gapote wapi burase ntiyaririmbye ubuzima bw'abandira simbizi nanjye buramba nabwiye abantu nyine banabwiye abantu nyine nkuko yaririmbye ubuzima bw'abandi ariko acishe mu izina rye nanjye nabwiye abandi bantu ncishe mu buzima bwe kuko niwe muntu aranazwi ntabwo navuga Kananga cyangwa mvuge Jean Claude batazi kandi nigawe ni nabyizina afite n'izina kandi noneho mu magambo yivugiye numvishe cyabe igitekerezo Juno Kizigenza Juno Kizigenza nyine nabwiye we nyamanza mbobo nyine kuko njya numva afite amaterme ya danger yo ku muhanda y'abana b'imihanda tu ariko Pilato uri umwe mu bantu nyine mbona gifite za system za old school kuba wiyambariye ya force nziza kabisa wiyambariye training ya Dior hejuru kupita t-shirt na flat cap ibintu nk'ibyo iyo ubonye abastar b'iki gihe bari kuzamuka wenda banateye imbere cyane uri muri rehab wowe peta akaba yifitiye vernis nka Juno nyine kusanga nizo so yagibereyeho wowe bifata gute ngiye mbo ukuntu mbifata namwe mumaze kubona ku isi shaka nyine bimara bifata nyine gutyo tu yarimo kuri by'isi mirashaka nyine abantu barashaka umuntu uza gutyo yemereye kuri tu ubu we ka vernis ntago akubitaho aga mikino je nakina tu ntago ayikina kubera iki ubu narize akose bro wundi udashize wenda tuvuge akaflo gacha cyangwa iyo ordinaire niki ngiye naribe mfite agapeka ariko tu kanuka gapenge ubu ntago akubitaho dread
dread nahitaho tu ntayo wahitaho reka turebe ko umupeti yikubitiraho verni rero dread biratandukanye bro uzi ko hari ufite imyemerere wemera intumwa z'Imana yego hari intumwa zagiye zibaho zifite dread hari abami bagiye bayobora zino boro zacu zihudu zibafite dread ntabwo ibyo bivuga ngo dread wajyanye n'amaverine tu Pilato ikintu none nakwibariza ino ndirimbo yawe bayirebe kuri YouTube channel kugira ngo noneho ebana bibe clear umuntu abe yabasha kureba indirimbo yawe byihuse ndetse nakore subscribe kuri absent killer official yego ni hari bisanzwe reka ngushimire ndetse nanakwifuriza umunsi mwiza ahubwo wenda ikintu nakwibariza dutegereze video ryari video mfite ikipe turimo turakorana yari yambwiye mbanze nduhuke ko navuye muri rehab nibi pressure byinshi ndaza si byanagenda neza sinzi nimba bikurikiranye Abanyarwanda bavuga ati umungu ni wacu twamuvanye imihanda rwaye turamuvuza nta nubwo yabaho nawe tubona bikurikirana imbere cyane urabona ko nanjye ntarebe none iyo kipe irimo irambwira reka umere fresh ubundi duhite dutangira movement dukubita amashusho nubwo wambwiye the homies ariko nanjye mfite abantu turimo turakorana bigiye kugenda neza tu nawe ufite aba sponsors bari kugufasha turimo turavugana kandi bigiye kugenda neza ni nka lebo nayo nabantu ki ni umuryango wishyize hamwe tu ntabwo uri mu bintu by'umuziki ariko bambwiye ko bazajya bakurikirana ibikorwa byanjye ntazi nabo bagira kubera ko nta bintu bya danje natangira kuvuga ko kwamamaza kandi nta kintu cya danje twari twakora tu ubona nibimara gucamo ari bwo uzabivugaho cyane nibwo nzabivugaho nongeye no kubona na feedback iva mu bikorwa byacu ako wizera umuntu bro wari wizera umuntu ugasanga ibyo bintu biraferenze cyabyo yagusezeranyaga nta biriyo sha ibyo bintu ni nk'igihumbi kwijana njya mbizera benshi nabo bakankoshona nyine ni bya danje ariko ntabwo binca intege njyewe ni ugukora tu ni ugukora cyane ni iki kiri kugupushinga iyi minsi ni ibintu bya covid nta bitaramo muzika ntirikunguka nkuko yungukaga kera ni iki kiri gutuma ukora cyane udacika intege ikintu kimwe kiratuma nkora cyane ntacika intege ni ukuntu irimo ndabona ko injyana yatwinjije mu gakino nta muntu ukifite ku bitugu bose bari muri tatatatata n'imbere cyane iyo uvuze aka kantu ngo ushatse kuvuga iki abantu dukorana diro baba babizi ni bya bintu nyine biza nk'imirabyo ukakibona no munsi y'ikishayini ngeje ukahita ukibura ni shiki aka kantu uri gukubita muti niko kari guhita kansetsa bro reka ngushimira cyane rero urakoze kubw'umwanya wawe abakunzi bawe bagiye kuri absent killers ni killer bisanzwe absent killer official abareba indirimbo yawe nshyashya wayise ngo volume niyo nakarimbo keza nge nagakunze banaduhe comments nanjye link ngiye kwifata nyishireho nyine kugira ngo babashe gukurikirana ibintu byawe thank you bro